Emikinege urumva yewe ubwanjye yashatse kunyituniraho yari kumwe na Kate umugore wa mupenzi urumva ahantu bita Bugaru Kamaro ubwo bivuga yuko cya Kineminya we yakomoje cyo kuvuga yuko ikijyanye n'amatike y'abanyamakuru witwa Emikinege yagurisha yego uwitwa DC Crema aka man of the match yaratangiye kuvuga yuko ngo arifata ku mavuta wazanye minyawe kuri Siridi aravuga ngo hoya ni Skype wansanze geto arampropoza ambwira gahunda z'umukire ndetse nanjye numvise ko ari nziza ndayoboka nza kuri Siridi none se ndi umwana mubi kwa Eminyawe yamaze kubreakinga ku witwa Emikinege yamunigiye Burundi ndetse induru zikavuga ntago nabivuze uka wowe bwawe twaraserereye aya macakubiri uyu mwuka mubi gutinyuka Eminyawe akajya kuri kamera akavuga ngo Emikinege yarambwiye ngo azanyica birahamura iki muri showbiz. Yes, reka nongere mbaye ikaze ndetse bashimira uburyo muri kugenda mubana natwe umunsi ku munsi hano kuri Oasis TV1 ni muvoma turi kugenda dukora hano muri showbiz nyarwanda ndetse abantu benshi bari kugenda badusupportinga badushyigikira batwankuraja banagenda banadukomozaho amwe mu mazina manini hano muri showbiz nyarwanda twari tumaze iminsi tudahura n'umutasi yari amaze iminsi ari muri muvoma zo gushutinga video clip y'indirimbo ye yitwa Icara Wige ari nako album ye yitwa twagiye tubibagezaho twagiye tubabwira amakuru haba inkuru exclusive ngiye nakoze haba behind the scene twaberetse muvoma y'umutasi wo muri kugenda muyibona twamugaruye rero n'ubundi dutangiye ikindi cyumweru gishyashya ariko hari byinshi nyine twifuza ko agenda atangaho umucyo cyane yuko amacano yamaze kuba menshi ari kugenda tuvugaho agaruka ku izina Skype agaruka ku masirenge yacu ahangaha ni byinshi mfite byo kugira ngo tumubaze tuganireho ndetse nawe atubwire iyo yumvise ibintu nk'ibyo ukuntu yumva ameze iyo bamuha credit iyo bari kumushimira iyo umuntu munini muri showbiz abonye akazi akagaruka agashimira ngo ni Skype wabigizemo uruhare niwe muntu munini muri showbiz Eminyawe yamaze ni munini se ni munini uza abantu banini muri showbiz hari ba David bayingana hari abasaza bitwa ba Kateg Stave hari ba Jadoka Star bro hari abantu banini nta muntu munini muri YouTube twese turabacancuru ariko Eminyawe yihaye intebe yayihaye wese ntago wayiha Rega ubuzima tubayemo buri wese arihigira bro buri wese afite ubuzima bwo guhiga amafaranga ku giti cyiwe buri wese afite umunwa wiwe afite impano yiwe iyo uburyo ubwo aribwo bwose ashobora kuba yakataka kandi akagowinga vayiro yego ntago nge rero ndi muri ubwo buryo buri wese afite uburyo ataka ikibuga cyiwe uzanandukanye no kumbwira ngo bizagenda gutya ngo Skype byagenze gutya no abadukurikiranye tubanze kandi n'ikindi ngende muri new upcoming stores muri award za Karisimbi events nuzibeshe kuvuga ngo Skype uje kumabisha bari abantu bafite ama views birirwa bagura abahubwo bararabanzi benshi cyane urutonde rwabo nararukoze utanaza kwirirwa uvuga ngo Skype uje kumpabisha nabo kuko nanjye mfite abandi bantu nanjye mfite abahungu banjye nabwira ngo mungurire views nanjye matari nabo n'ibihumbi 100 urakoze cyane agashato cima ku mutasi ntuzibeshe uza kumbwira ngo njye uje kunkangisha abandi abahanzi muhanganye muri Karisimbi Awards nta numwe manganye nawe buretse kuba birirwa bagura views nta numwe manganye nawe nimba naragukubise shitani nkagukubita batoneke nkagukubita nibyo nkoze nkagukubita ikirara nkagukubita gashinge nibyo nkoze korabo feature nibyo nkoze featuring Soshomura agashinge featuring Muzayidi guturuka yego Musanze ibyo bintu rero nimba narakusoneke remix ujye gukorana na Majide urakoze cyane ibyo ni ibikorwa ngiye kurekura before yuko award ziba by the way congratulations wamaze kugira iyo nomination ndetse twari tumaze oya si byadanje nzajya no muri za Grammy Award na za Grammy wabibonye ko yamaze kubibona nabiboneye mu maso yanjye kandi ngewe biriya ningo kubita Icara Wige video yayo uzanicara ari nibereye mu kizuru cyayo ariko ibiko nimba Sirenge yamaze gufata imihanda nje sinzigera nsori indirimbo itamaze gufata imihanda Icara Wige uricara gusasa ahubwo Icara utago ntagwa
by the way twihanganisha abadukurikiranye ko umutasi yasaraye kandi ntabyo gusarara kwanjye n'ubundi ndavuga maze iminsi ushutinga video wakoresheje energy nyinshi ndetse binagusaba kuririmba performinga abahanzi bo bari kutwumva ndetse nyine ijwi nimba ritameze neza bihangana ariko n'ubundi bari kukumva imiriro urekura nayo ntangiye mvuga ngo Emmy Nyawe ni umuntu munini ati nukubera iki kuko Emmy Kinege bimwe mu bintu yamwangiye nuko iri zina ryari rya Emmy Kinege Emmy Nyawe yongera 1 second akose Kamaro nkubarambaza iki uretse wumve nk'ibintu agiye kumbwira mubaze shyiraho parirere yego kama Preza wabyutse sha nabyutse ndi no mu kiganiro kuri Oasis TV1 ndimo ndazibura twinga Mikinege ngo yakubise wakazwiga uwitwa ngo Emmy Nyangara umva ngaramuzendereza ngamukubita jido ngarangije ahita avuga ngo munabarewe abantu baturutse ahantu bari kuza baza batabara ese harya Emmy Kinege muraziranye guturuka ku Nyarwanda Emmy Kinege uriya mupeti urumva turaziranye ngiye kuva kera Skype nushaka ushyira bonera urumva ngiye mbaze turi bisobanure kukumva Kamaro turi kukumva shema Emmy Kinege urumva njyewe ubwanjye yashatse kunyituniraho yari kumwe na Kate umugore wa mupenzi urumva ahantu bita Bugaru karabaye ahantu bita kuri Bugaru urumva noneho sinzi igitaramo ngo cyari cyabaye bazanye rwa runyana Nigeria rumwe rutarahitinze rwarimye gusize ikirimbo rwarimye barwita gute rw'urushwi rw'uruhwinini Emmy Kinege ngo nawe rushinzwe itangazamakuru arangije ko ninjiza abantu banje kandi njye urabizi ko nyama n'umuhungu wibohoye mu mujyi Kamaro ubwo bivuga yuko cyakintu Emmy Nyawe yakomoje cyo kuvuga yuko ikijyanye n'amatike y'abanyamakuru witwa Emmy Kinege yagurisha yego amatike y'abanyamakuru ntabwo yagurisha gusa ahubwo nawe itike yarayigurisha yego uwo rero bita ngo Emmy Kinege ni umwana urumva watangiriye itangazamakuru ryari i Musanze uwo mwana w'umuhungu urumva uri guhangana n'ibyamamare bifite ibitugu yego yatangiriye i Musanze akora muri Kigali icyo gihe nari mfite website yitwa Rumarex uriya mwana arabizi njyewe nureba ko adakinisha abantu benshi yego njyewe ntiyatinyuka kunyimisha kuko ngenda kandi nawe uri umwe mu bantu bamugira ishyamba kugira ngo ave ku Nyarwanda agahita bakubita inshuro akajya ku gihe njyewe ntabwo njyewe se Emmy Nyawe Emmy Kinege wese uri kuvuga cyo yari yamutanze Skype yo yari naguze amayinite y'umwaka umwaka urashize reka nongere ngura ndazarangira undi mwaka nk'uyu munsi tuvugana Kamaro yagure tukuvugishe cyane natwe tuyagure tukuvugishe gato jewe ndashaka kubabwiza ukuri uriya mwana uwo ari we asante yagure duhite duca impaka uwo niwe Kamaro rero yaratangiye guca impaka atazicase si abatanze muri games aya navuga ngo n'abana tujye twemera ababizi barabizi ababizi barabizi none nari ntangiye kugaruka kuri operation bakwiteho ndetse credit zose ziza kuri Skype wagiye ubivuga hano kuri Oasis TV1 kenshi abantu bakanga kubyumva yego njye kubwira ijambo rimwe ritazatuma ngewe nkatira game cyangwa se ritazatuma ibintu mbireka yego bitazatuma ibintu mbivamo nzabivamo ari uko mpfuye yego nukubera yuko ibi bintu njyewe nabitangiye mbikunda ntago nabikoze kubera yuko mbiharaye yego narakubwiye ngo umuntu wa mbere wanciye intege bamwite Musimande kuri yego TV warabivuze uwitwa Fata ku mavuta twarakoranye afite ikiganiro bita ngo Psycho Music muri Centenary House before yo kugira ngo ajye kujya kuri contact ibyo ni ibintu natangiye buri munsi bagenda bansubiza inyuma uwitwa Musimande yagurishije ikiganiro cyanjye bita Street Cover naje no guhindukira njya kugikora kuri Goodreach nyuma y'imyaka myinshi ibi bintu mbikora kubera yuko ari ibintu byanjye bro ntago mbikora kubera yuko ari iby'abantu bashatse kunyinjizamo mbabarange nshimaka mu rwego rwanjye n'uburyo bwanjye ogiye urwego rwawe rwamaze kuzamuka abantu nicyo ndi gukomozaho nutavuga Skype turavuga ndetse nicyo ndi gukomozaho uri kumva
kuko wagiye utubwira ukuntu watanze aba bose kuri 3D TV ni wowe wivugiye fata ku mavuta ko mwanakoranye none iyo 3D TV batangiye kugwa credit amasharawuti yose kuri Skyto bavuga ko Eminyawe yamaze gutangaza ko ari we wamuhaye kope ni nyuma yaho uwitwa DC Crema aka man of the match yaratangiye kuvuga yuko ngo arifata ku mavuta wazanye Eminyawe kuri 3D aravuga ngo hoya ni Skyto wansanze geto arampropoza ambwira gahunda z'umukire ndetse nanjye numvise ko ari nziza ndayoboka nza kuri 3D none se ndi umwana mubi oya bira nje se ndi nyiranda oya Eminawe yazanye jihad urakoze cyane bagenda bafashanye rega niko game imeze yego niyo mpamvu rero tugomba kuguha iyo credit ndetse mu by'ukuri Eminyawe ndibuka operation nakoze iri kuri Big Town Dani ubundi ko namaze kugatamo wantayemo n'ubundi akantu gato curura sana nanjye unemo Dani mbabarira n'ubundi kampani twazaye amahirwe yo kugira ngo tuzamamarize zirabyanga reka n'ubundi tujya tunywa izo tutigeze twamamariza zamaze kwiyamamaza wabigwane waze ni waneze David ndashaka ko dukora ikiganiro tukinjira mu bwino David nubwo witwa Titi Brown yamaze kurekurwa yego nubwo yamaze kurekurwa icara wige ntago turabimenya gusa ni ibintu turi kumva ko ari breaking news ariko mu gihe ntaramenya ubwino bwaho hantu ko yasohotse mfite umuntu ngiye kuzana bita Janvier wari harapi muri gereza imagera waraza kutwicaza aratubwira Donido ndashaka ngo ubanze umubaze ngo ese Janvier uwitwa Titi Brown mu gihe mwabanye wabonaga afite icyizere cyo kuzagaruka ibyo tubireka tutabivugira muri iki kiganiro exclusive waraza gutumata yagafashemo David narakubwiye ngo nujye ubona ngarutse kuri Oasis ujye umenya yuko manje kotsa imiriro banaga imiriro muri ngewe suko navuga ku bya Titi Brown ariko mbabura ninjira muri ibi bintu bya Eminyawe na Emikine kuko bangarutse kuri 3D ejo baramamagaye kuri telefone barambwira Skyto ibi bintu urabizi ubwo bari kuri kode ndababwira ati ibyo bintu ndabizi yego hamaze gushyaha Dani Mutasi yamaze gushyuha nubwo yasaraye umva manze nkubwire Dani njyewe umunsi njya gukora ikiganiro cy'ibyabereye i Burundi Godfather yaravuze ngo Skyto ndakumanura ndambwira ati Godfather nago wamanura njyewe cyangwa se mu kimwe ni muri bumanura icara wige nutiga nanjye ndavana Godfather reka ati cyamamare Skyto radukwe pati duhukure nanjye mba ndigaritse uwitwa Eminyawe yamaze kubreakinga ko witwa Emikinege yamunigiye i Burundi ndetse induru zikavuga ntago nabivuze wowe bwawe twaraserereye yego uri kubwa ati ibyo bintu nibyabaye barasabanye imbabazi imbyumvira uwi buretse ko bakase bira bintu hari ibintu bakase ubwo navuganaga kuri telefone n'uwitwa Eminyawe Eminyawe narabanje ndamwagresa turi kuri Great Hotel ndamwesemi ko bambwiye yuko uwitwa Eminyawe yakujwe uwitwa Emikinege yakujwigiriza bimeze bite atishkida ati nago yanjwigirije ndamubwira ati beretse gato nago yakujwigirije ati ndavuga ati hamagara Emikinege safashe kuri telefone namagaye Emikinege arangije mu magambo yiwe arambwira ati petit frère ibyo bintu sinyene kubivugana nawe ndabivugana na Sobasha kandi namaze kumbwira ko ibyo bintu ntabigarukaho point d'interrogation ubwo nyikimara kwinjira kuri Twitter ubwo sinzi ko wambaje ibintu ndavuga ati ese ko muri kumbaza ibintu mumbwire ibyo witwa Eminyawe washwigirijwe n'uwitwa Emikinege Godfather ati ibyo bintu ndaza kubigaruka ati biraza kuza ariko none byabaye nka cya gisigariye cyagize gute kibenye urakoze injye wabibavugiye banze natinye kubivuga batarabyivugira ubwabo bamaze gushira ubwino wabo bwabo hanze ariko umenya yuko witwa Emikinege ari kavukira ku Gisozi yego arabisobanuye muri operation ishize twise mu umenya yuko ari kavukira ku Gisozi buriya nawe wihaye ijambo korera ikinyamakuru gikomeye Emikinege ikinyamakuru gikomeye rega niyo Oasis uri kubona kakanya ifite abantu ibihumbi ibinene magana ngahe ejo bwacya mu gitondo iri kubona riri kubuminga oya cyane turi kwicaza abantu bakiga batiga se
aya macakubiri uyu mwuka mubi gutinyuka Eminyawe akajya kuri kamera akavuga ngo Emikinege yarambwiye ngo azanyica birahamura iki muri showbiz abahuje amannyo barogana nimba basigaye barafashe showbiz bakayigira ubwicanyi cyangwa se ubugambanyi n'ubundi buryo butandukanye n'akazi it means yuko abo bose hari ikintu baziranyeho gitandukanye yego nimba Eminyawe avuga ngo amatike y'abanyamakuru bose uwitwa Emikinege ngo yaragurishije aricyo cyatumye amujwigiriza akamukubita wakajwiga ngo yaramufashe garamuniga ngamukubita jido ngo birangije ngedi ngo ni ubizi wakuri ni utayimo uza makuru bari guhimba hanze aha ni ibivugwa bishaka kuba ari ibinyoma cyangwa ari ukuri ariko nyabajije umutasi kuko yari yibereye mu Kizuri Burundi abantu bari kuvuga ngo Emikinege ngo yagize uruhare guprintingisha ari amafoto ya Bruce Melody twabonye aho hatanga umucyo ibyo byose napfa kubivuga kuko ngewe aho narindi ndaho ngaho bavuze ko yitwa Eminyawe ari Team B yego ari Team Bruce Melody ngewe sikaye tunuzongere kunzana muri ubwo bugoryi bwanyu ngo bwa Team B na bwa Team What wabishyize nje ndi Team Rwanda nunzanira ubwo bugoryi bwawe nzagukatire cyangwa se nkubwire ati icara wige cyangwa comuka ngo byagenze gute mwaramufashe se Emikinege yari umuntu wamufashe ari guprintinga ayo mafoto buretse no kuvuga ngo ne Emikinege dore umutasi Kamaro Kamaro mwitaba atanga umucyo reka mugwereza umwitabe umbabarire umubazi Donido muntamike nkwereke utuntu yego president wa Togo we yasimbe Adema yego mupfumu ariko ndababwira ngo uriya mwana mutoya witwa Eminyawe yego uriya mwana mutoya witwa Emikinege ntago muruta oya aramuruta Kamaro yamutanze muri game niyo yaba atamurusha imyaka Kamaro ntabwo yatanze Emikinege muri game Kamaro yatangiye kugenda akorera ubutasi yitwa Sunday Night Show oya Kamaro ntabwo yakoze muri Sunday Night ntabwo yapaparazingaga se akorera Risudi Kamaro ntabwo yamuhaga Kamaro cimaka kuri iki kintu twumve Emikinege yagutanze muri game Emikinege yaje nyuma yanjye kandi nkuzi waraherezaga ubwina Risudi bino bitwaga gupaparazinga bari kodinga basani kugira ngo bamenye imiceri yabo yego abo bana ntago bizi njye nakoze no kuri ya website itwa Ikirezi ba Mike cimaka ya website ya ba Mike Karangwa na ba Claudine yego naba Claude Kabengera na ba Risudi yego narayifotoreye urumva nyuma yaho haza kuza umunigwe witwa ngo Muzogeye rwose Prezire icyo nibwo nahise njya gucenga website ko Romanexi njyewe n'umutipe witwa Yakubu urumva ubu ngubu bamwita DJ Mutari abahanzi aba mu Budage Yakubu ndamuzi turi ku muhanzi.com kuko nanjye umuhanzi nawe ukozeho n'abavuna ingoma Alex baba mu Bwongereza n'inshuti za Dekati yego abo ngabo n'abapeti ngewe mbanzira bari abadikati bose n'abadikati baza muri game bandi wari uri gukomoza uburyo Eminyawe ari umwana muri game na Emikinege usobanura wari uri gutanga umucyo muri experience urumva n'itangazamakuru Emikinege ni muto cyane ni mukuru cyane kuri Eminyawe Kamaro witonde buretse kuba waragiranye ikibazo na Emikinege umenye yuko witwa Emikinege nawe yakoze Emikinege ntabwo Eminyawe aragera ku rwego rwa Emikinege of course oya reka nkubwize ukuri Kamaro utaranakomeza kimwe mu bintu ngo Emikinege yangiye Eminyawe ngo nuko yaje amwiritirira ku izina rye ndetse ngo agenda agira igikundiro kurusha Emikinege ku buryo yabonaga ko izina rye rishobora gusibangana mu gihe gito cyane yakuye n'ikiko afite igikundiro ni ya mafaranga y'aba YouTuber bahembwa nyine umenya yarayoraga kuri YouTube ice no mu gihe Emikinege we yari akiri kwandika kuri website of course ntaga amafaranga baramwe ariko Emikinege yamutanze kujya Dubai yego ese Emikinege ni yagiye Dubai yego abagabo bose iri kuvuga barakora urumva Eminyawe arakora na Emikinege arakora yego ariko website Emikinege akorera ifite imbaraga kurusha zera YouTube cyane yego
niba muzi urubuga rwa igihe.com ni urubuga rukomeye umuntu rero urukorera ntabwo wamugereranya n'umuntu ukora kuri 3D TV kuko niyo bagiye gutanga akazi ntabwo batanga akazi kubera ko umuntu ngo azahari agasakuza urumva bahakaza umuntu uri professional w'umunyamakuru w'umunyamwuga yego cyangwa se wabyize wize itangazamakuru ntabwo rero wabafata ngo bagereranye rwose imikinege ni munini cyane kurusha iminyawe ariko iminyawe nawe ari kuzamuka atera imbere reka tugaruke kuko barwanya yego njyewe urumva baramutse banyemereye imikinege iminyawe nabashoramo kamera kundi ndwano yego tunyumve neza yego nabashoramo urumva nabajyana hariya kuri rafiki Nyamirambo urenze kuri buri gati nishyura amafaranga urumva bagaterana ubundi nkabashyira muri ringi ariko ndakubwiza ukuri imikinege uriya mwana w'umuhungu ni igisazi urumva yakubita iminyawe yamanuka iwabo Butare urumva aho turawuzi uwitwa mikinege ujya umenya ko ari kavukira ku Gisozi ishobora kuba yamutereka dunda hasi ese kama uwitwa minyawe yigeze kumbwira ati mikinege ashobora kuba angana kuri ariko nanjye namujwigiriza nari nibereye kuri Great Hotel ubwo bashwanaga mikinege arangije arambwira ati sinyine kuvugana nawe ndavugana na sobuje ariko birashoboka ko cyane minyawe nacyo ndamba mbona ari ukuntu kibyinjaga hamwe ukagira ngo ni pusi yabuza avoka z'uko Kamaro hari ikibazo nshaka kukubaza ndabyibuka ubwo najyaga kuri Big Town ndetse tugakorana ikiganiro nawe kimaze amezi arenga 9 ariko part 2 twakoranye nge nawe na Sky 2 ifite title igira iti Eminyawe yagize uruhare mu gutandukanya Sky 2 na Kamaro kuri Wabagaye TV ndetse urabyibuka neza ko icyo kiganiro twagikoranye Eminyawe we waje yigira mutagatifu ndetse yigira intungane ndetse ashinja ibyaha uwitwa Emikinege we yaba ari shyashya muri iyi game cyangwa bihurira gute ni operation n'abakoresha uri umunyamakuru mwiza uri umunyamakuru mwiza asante baba Eminyawe yego niyo mpamvu Jihad yamucitse none se Jihad ajya kugenda yaramubwiye se bari inshuti se wamuzanye se wamuhostingaga yaza ko bari umwana mwiza ari shyashya yego Jihad yari kwandika iretere urumva yego akandika asezera akazi giprofession se wamuzanye se yabivuze none se urumva yaba ari shyashya gute yewe ntabwo ubuze byumba se Kamaro ariko Emikinege ngo yanize ntuze yanize iminyawe urumva i Burundi noneho ngo iminyawe ngazana amabyi mu ibox wosanzwe uzibura tubikuzeho uwo mukaritasi muri Sky yanze kubivuga mbere yanze kubivuga kandi yarari buretse Kamaro buretse gatoya Kama nimugoroba nakubwiye gute tukimara kubona ikiganiro bari barekuye urabyibuka ko witwa Eminyawe rero ambujije kuzavuga ibi bintu yuko yaganira n'umuntu witwa Emikinege ntabwo yabivuze mu kiganiro akavuga ati Sky twarabimubajije yarahabaye Kamaro nimba bananzeho umugabo ubwawe wanciriye umugani urambwira ngo nimba ari igisiga ngo cyagize gute aryo wambwira ngo igisiga cyagize gute yego umunyamakuru w'umunyamwuga ikintu cyose abagomba kugira gute kukivuga cyangwa agomba gukora icyo bita analysis yego ese Kama ubu aba bantu bose kubona batamiye bashaka kuzajya banankubita ubu ninjoro ntago abantu bari banyiciye imihanda ntabwo natashye cyagiye twatandukanaga nkahura n'abantu bambaye za maske mu maso bavuga ati we Sky ni gute utinya mbabarira Kamaro utazatuma ngimageragere nzira ngo nahohoteye abantu cyangwa abo bamuhoteye sinabikubwiye ibintu byo kugira umuryango ubwo utangiye kugira ubwoba ufite ubwoba Kamaro ikindi kibazo nagira ngo uvuge ukuntu wacyumvise wacyakiriye
kube minyawe twabonye operation mu bihe bishize uwitwa Bruce Melody ari kwikomema ikinege ndetse abantu bagenda bavuga ko bitari byiza ndetse yarengereye. Ese Kamaro nagaziranye na Diane? Yego, nyuma yaho Kamaro naziranye na Diane. Diane yaba ari umuntu wanga Bruce Melody, Diane nagwo ari kubera bibwiye Kamaro kabishyira hanze. Oya, Kamaro aziranye n'abantu benshi muri game. Yereka ngwire Diane uri umugore Bruce Melody uri ababyaranye wa kera. Yego. Ni umwana wakuriye Nyamirambo njyewe yakuze mureba urumva? Yego. Atwitiriye ndabizi. Ayibyara ndabizi. Arabizi ko ndi umuntu uzibura ncwi kuva kera, arabizi ko ndi umuhungu w'imihanda uri umupaparazi kuva kera, arabizi. Yego. Yakaba yarambwiye ibyo bintu. Yego. Yarambwiye n'ubu turavugana njyewe abibugande urumva? Abantu n'abasister bitwa ba Beri urumva? Yego. N'abandi babibi bitwa ba Nice baba ahantu baba mu nzu imwe, bifite inzu yabo babamo, afite umugabo w'umuhinde bakundana. Ucuruza ibintu by'amamoto hari i Bugande urumva. Rero ntago uwo muntu yakabandara yimbwiye ahubwo n'ibintu baba bakoze. Erega mane gushaka guhangana nta kintu bimaze. Urase imikinege abona yatwara iki Bruce Melody mu by'ukuri. Kamaro ubanza umenye yuko witwa imikinege yabwiye uwitwa Diane ati na miliyoni zirenga 10 twazitanga ariko ukaza ukamushinja. Yego, kandi ko ikirego atakirokoka. Ngaho nazimuhe. Kamaro, ikibazo nashaka kukubaza ko byamaze kugaragara Emmy nyawe nawe ajya mu itangazamakuru akavuga ngo uwitwe Mikinege aranyanga ndetse yavuze ko azanyica. Aho we yego n'amagambo mabi ndetse ahembera urwango ku ruhande rwa Emmy Kinege, ariko se ku ruhande rwa Emmy nyawe gutinyuka gashinja umunyamakuru nk'uyu munini, kuko nibyo wasobanuraga ko igihe.com ari ikinyamakuru kinini, ntacyo byazangiza Emmy Kinege ku ruhande rwo kuvuga ibintu bibi bishorerekanye. Ese nta kindi bizangiza kuri Emmy nyawe muri kariyeri ye nk'umunyamakuru muto ndetse wari uri kugenda agera ku iterambere? Ngo azamwica, ngo yaramubwiye ngo azamwica ndetse yishinganishije, aravuga ngo umwana we nagira ikintu Kamaro. Abantu uvuga ngo bazicana ubundi bakicanye ku giti cyabo badateje ikibazo muri showbiz. Showbiz ubwayo yamaze gupfa. Mwayizuye ko ari mwebwe. Ahubwo showbiz bazayipfiramo. Niko. Oya uzise umva bro. Yo. Umuntu yavuze ngo nakwica urumva? Hari umuntu ashobora kuvuga ngo nakwica kubera umujinya, ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo arica n'urukwavu cyangwa n'inkoko. David nawe ntabwo uri kumubaza mu buryo nshaka. Baza Kamaro nk'umuntu w'umutasi usobanukiye ibintu. Urabyumva? Areka guca hirya no hino. Ubwo sibwo nimba muri game yatangiye kuzamo ubwicanyi, amacakubiri nayo yarimo. Arimo siyo twabonye se ejo bundi Emmy Kinege ahembera kuri Bruce Melody. David mbabarira. Uraza kubwira ndese Kamaro sobanurira ibi bintu. Nimba abantu batangiye kujya muri media bakavuga ngo tuzicana, ese kama yishowbiz yacu iratera imbere cyangwa ntabwo itera imbere? Ese tubivemo? Reka tubireka. Niba ibyo bintu mutangiye kuzana mu bwicanyi biragenda gute? Reka tanga umucyo Kamaro. Yego. Reka tubanza tureke babiri bicane urumva? Noneho turebe tubona uko naho duhera tubihagarika. Ese kama buretse gatoya Kamaro ugiye kunesha umutwe ibintu byose mbishyiranze. Kamaro ubwo wasereraga n'umuntu witwa Emmy Kinege muri Bugaru wagicucuwe, we ntabwo wasereye na Emmy Kinege muri Bugaru ukamwandagaza? Njyewe namukoreye se. Bishyire ku mugaragaro. Njyewe mani naratambutse igiye kwinjira sibyo? Nyine barandika ninja, ariko ndi kumwe n'abandi bakobwa barimo wa mutipe twakadogo ukina amamuvi Sugar. Ndamuzi. N'undi mukobwa w'umunyamakuru wari wavuye muri Kenya witwa Safari urumva? Yego. Apana Safari papa wanjye ntabwo ari umunyamakuru. Yego. Noneho turaza Emmy Kinege yanga ko abo ngabo binjira. Ndamubwira mani, this is a journalist urumva, bamwereka amabaji, bamwereka nyine aba-entertainer. Barega igitara mutegura akavuga ati yibura abantu bafite wenda izindi reneri cyangwa se bono umunyamakuru ntago abari unlimited, ntago ugomba kumulimita bro, ntago abari limite sibyo? Yego. Kuko abaje kureba ibyo azaganiriza abandi bantu urumva, baje gutara amakuru right? Yego. Umukaritasi urumva abaravuze ati ngo we niwinjire, ngo ariko barango ntago binjira. Ndavuga ati kuberikishe
ndamubwira ahita avuga ngo Kamaro kwanze ngo nawe ngo ntiwinjire ndavuga tuzi ko uri umusazi wahise umusarana ndakuzi nawe ukuntu ushyuha nahise ngenda mfata papiye jenike nitumaho urumva ndaza musiga amabyi mu maso umutasi we na brage turakuzi naramubwiye reba uku kuza ubyimba ukaza umbyimbaho ndiwe ntabwo wambyimbaho none ibyo uvuga ngo waniga birago yavuze ngo yakubita ngo iminyawe jewe ndi rwiziringa narabwete ngwino mbite nkubarura nona urumva igifata gito gihinduka ikimbabura ikindi gihinduka ikidegede urumva ori igikoko Kamaro David uri kurya ruswa ntabwo uri kumubariza ibintu nshaka Kamaro ntabwo ari kumubariza ibintu nshaka ikiganiro ndakivamo mubaze ngo ese ibi bintu bizarangira gute aya mateka ararangira gute David Kamaro niba Kamaro amaze imyaka myinshi afite experience muri aka kazi yaratanze abo bantu bose Kamaro ntabwo umuzi ku bwabasabe ndamuzi Kamaro ibi bintu birabyara iki game irapfa cyangwa irazuba Kamaro tutaragera kuri icyo kibazo wagiye ukurikirana 1 second wagiye ukurikirana iyi showbiz nyarwanda ndetse amakuru ari ku mihanda biri kugenda bivugwa cyane yuko Bruce Melody nyuma yuko yatatse Emikinege ndetse agashyira ubwino bwe hanze yuko amwanga biri kuvugwa yuko na igihe.com gishobora kuba cyanamusezerera ndetse urabona ko abanyamakuru batangiye kumwatakiye Minyawe aje akavuga ibintu nk'ibi by'amakuru ahembera urwango nawe Kamaro uwitwa Benze yaravuze ngo Emikinege ati ngiye kumufatirana mu bihe byiwe bibi ati nanjye mu bihe byiza yaramfatiranye yego nawe Kamaro uramushinjije uvuga ubugome ndetse n'ibyo bintu Minyawe yamushinjije byo kurya amatike no kwanga kwinjiza abanyamakuru urabona yego kubaza ikibazo urumva mugashaka no kugisubiza Emikinege agira amatiku yego urumva agira amatiku ngiye turaziranye urumva yego agira amatiku ni umuntu ugomba ko ari hejuru cyane kandi nta muntu uri hejuru cyane uretse Nyagasani nta muntu uri hejuru cyane wenda hari abandi bantu bari hejuru ariko turabaza abo bandi bari hejuru ntabwo rero mubo tuzi Emikinege arimo ariko we ni umuniga mani ni umuniga we yiyumva ku giti cyiwe ariko kwiyumva ku giti cyiwe nabyo nta kintu intwaye yewe ntabwo aje kunyiyumvaho iyo twasikurana ntabwo yanza no none se urabona ubundi reba nk'urwego Bruce Melody ariho yego muri gutinyuka guhangana gusa ako biriya ni sawa nanone kurundi mu rundi ruhare uri ugomba guhangana n'umugabo kuko iyo uhangana n'umugabo urumva nawe uba umugabo biba biri aba ari intambwe nziza ishobora gutuma nawe uba umugabo mani abanyamakuru bose bari abanyamakuru kuri ino industry yacu mu Rwanda urumva benshi bafite ibintu by'ubwiyemezi industry bayizanyemo ibintu byo gushaka kugusuzugurana ariko buri muntu agomba gukora kariyeri ye mana akabona amafaranga bakagenda bagatwikana ibintu twita ngo ni gudufata ndakubwira ngo wewe gudufata ntuzanza n'ubwo buguryi bwawe narabikisengyewe ukwiye kugenda ukagenda ugafungura Twitter urumva ukagenda ukuvugiraho ubugambura aho ngaho muri Amerika uzaze hano mu Rwanda ku kiwanja tukubone uvuga ibyo bintu noneho wibereye hano noneho kuri intare turebe mu jisho ryawe turebe ko harimo imboni y'intare Kamaro ntabwo tugufite igihe kinini ariko kimwe mu bintu Minyawe yavuze nuko yakomoje ku izina Sky2 mwarabanye mukora kuri Wabagaye TV ndetse muzibura ndetse amakuru yagiye hanze nuko nubundi byari bya 3D TV byose yicije ku kintu cyuko atarifata ku mavuta wamuzanya ahubwo Sky2 yabigizemo uruhare ndetse akaza kumuha kope bikagenda neza akabageze kuri uru rwego aya makuru hari ikintu yaziho nawe nk'umuntu wabaga hafi hari icyo wayakonfirmaho yuko Sky2 ari waba warazanye Minyawe se kuri sidi yego ayo makuru ntabwo nyazi neza gusa ariko birashoboka kubera ko Sky2 yari impanga wa bosi impanga ya bosi urumva yego bosi nyiri 3D TV yego ko banakoranye muri Mika Fashion Sky2 manager yego arushinzwe ibintu byose amamodeli imyenda n'amadesign n'ibyo bakora byose ajya kuragura ibitambaro agira gute nyine Sky2 nisoma mbike wanuze wa bosi uri wa nyiri yego ya ntabwo nabihakana kubera ko
n'abakoboyi benshi bagiye bazanamo hariya yaragenda muri buri gutwika akabwira Mika ati urabona nta mpamvu utagira akadode urumva yego niwe wamuzanye kabisa kubera ko ndabyibuka rwose n'abafata ku mavuta niwe wabazanye hariya niwe wabazanye impakuru aziciye birumvikana. Ikindi kibazo cya nyuma yenda imbere yuko Kamaro nta muntu wandoga nanjye ndabyimbye kuri Oasis nawe warangambariye unyirukanisha kuri Oasis tiburi kuri y'amafaranga y'uwo mukene ntabwo nigeze nkwirukanisha imyitwarire yawe. breaking news uvuze ngo iki Kamaro yarangambariye unyirukanisha kuri Oasis zugarije bakoraga bwa mbere ese Kama boss wa Oasis ntabwo uzi uburyo afata imyanzuro. Wabonaga imyitwarire yawe izatuma uguma hano hantu. Wowe umaze gusambana n'umuntu urabyutse ngo isuza kumuhostinga. Yego nasambanye nandi mwana mwanzi w'abantu bose ubu karabaye Bruce Melody ubu baraje bamwe kubera ko imikinege ari wo ku Gisozi ngo nanze kumuvuga kandi ari uwawe nyine ari umuntu wawe njye ariko nabanje kumukubita akanyafu birazwa abantu baricaye bariga comment warazisomye narazisomeye mba nciye impaka nawe ese ubundi washakaga ndenze iki biragoye ko wabona icyo urenzaho njye nagira ngo umbwire amakrediti yose baguhaye Sky2 y'abantu bari kugenda bagushima hano muri game wiyumbute umusanzu wawe itafari uburyo ugenda ubusuma nari nakora David mbabara sinari nakora narababwiye ngo munyuzurize abasabu 5,000 mbere ko tuntu nikore ikibazo ko mbona sugiye kuncika ngo wamaze kujya ngo kuri zaye kiganiro reka kirangire kirangiriye hasi nzagucika. Asante sana Mutasi, ibihe byiza, Imana ibarinde.